ubitekereza kuko mu mugambi w'Imana Imana idukorera ibiza. Ariko Zaburi 21 igabanyije mu bice bitandukanye. Igabanyije mu bice aho ivuga Imana ubwayo, imiterere y'Imana, ikavuga n'imikorere yayo, ariko kongera ikavuga umuntu wizera Imana cyangwa utizera Imana, ubuzima abayeho. Niyo mpamvu umurongo wa mbere atangira avuga ku muntu, agatangira avuga Imana, aratangira avuga umuntu. Aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Ntasesenguye iyi Zaburi mu bihe byayo, reka nyivuge mu bihe byacu. Ukoresheje aya magambo yo kubura amaso, niho kuvuga ngo aho warebaga ntabwo habona igisubizo, urahabona uzengurutswe n'ibibazo gusa. Hanyuma ugashakisha hirya no hino, ushakisha ahandi wabana igisubizo cy'ikibazo ufite. Hanyuma akaravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi. Ndatekereza iburyo nkabona ibisozi rumbara y'ibibazo, nakebukiwe iburyo nkabona imisozi rumbaraye y'ibibazo. Ibibazo birenze gutekereza kwanjye, ibibazo birenze ibisubizo natanga, ibisubizo birenze mama atamfasha, ibisubizo birenze igihugu kitamfasha, ibibazo byanjye bwite byo ku mutima imbere. Kuko nubwo hari umuntu mwiza ugukunda cyane, ntawagera ku mutima wawe ngo amenye intimba iri ku mutima wawe kubera igisubizo nawe wabona. Iyo bigeze aho rero uburira amaso ku misozi. Umwanditsi waza yivuze ukuri ngo arebye mu rwego rwa politike ntabona igisubizo, arebye mu rwego rw'idini ntabona igisubizo, arebye mu rwego rw'imiryango ntabona igisubizo, arebye mu rwego rw'ubukungu ntabona igisubizo, arebye mu rwego rw'ubuzima busanzwe ntabona igisubizo, ahubwo arabona ibitero bituruka aho hose bimugana. Hanyuma yakura amaso hejuru yabyo agasangana ibibazo gusa, ntafite watabara uwo ari we, kuko abakamutabaye nibo bamuteye n'ikibazo, abakamubereye ihumure nibo bamuhungabanije, abakamubereye ubufasha nibo batwaye imbaraga yari afite. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo ese ubundi imfatiro nizisenyuka ukuri kuzagaragara gute? Insenyo nizisenyuka umukiranutsi azatabarirwa hehe? Imfatiro zasenyutse mu mpande zose z'ubuzima. Gutabarwa k'umuntu kurabura, kubyara indwara, kubyara ihahamuka ridasanzwe, kubyara kwiyahura, kubyara kwiyahuza ibiyobyabwenge, kubyara kuba ikihebe, kubyara kuba amayibo abana mu rugo umuntu akahunga, kuko umuntu yarebye abura ibibazo abura ibisubizo. Muvandimwe mvugana nawe kuri uyu mugoroba, ndabizi neza ko hari ikibazo kiguhungabanyije, ndabizi neza yuko hari ibigukomereye ureba mu buzima bwawe, ndabizi neza ko aho wari uteze kubaho siko bimeze, ndabizi neza ko intambara mu Rwanda nayo irenze gutekereza. Mu minsi yashize hari umwana waje arambwira ati wambabariye ukambera umubyeyi, kuko nabuze umugabo arashaka gusaba, arashaka gukwa, ariko nabuze naho nsabirwa, nabuze abitwa ba marume ntibashaka no kumva iyo nkuru, nta wundi mufite mu muryango wanyumva, ntibifuza kwikorera umutwaro, kandi nawe ndashaka ubukwe, ndashaka gushyirwa nk'abandi bana, wambabariye ukamfasha. Iyo ufite ikibazo nk'icyo n'imiryango itakwitayeho, iyo ufite ikibazo nk'icyo nta muntu wabwira ngo akumve, kandi icyo wumva cyahuriza umutima wawe, wabigenza ute? Ndabizi ko abakobwa bafite ibibazo nk'ibi ngibi, ndabizi ko abagabo bafite ibibazo nk'ibi ngibi, ndabizi ko n'abafite ubuzima bafite ibibazo nk'ibi ngibi, ndabizi ko abafite amadiplome bafite ibibazo nk'ibi ngibi. Ubushize twakoresheje interview umukozi umwe waza gukora muri NGO imwe nkorana nayo, turamubaza se usanzwe ufite akazi? Ati ndagafite.
none se ko ufite akazi ubwiwe n'iki k'akazi ahangaha uri musaba ushobora kubona ubuzima bwiza cyangwa ushobora kubona umushahara mwiza kurenza aho wakoraga. Arangije aravuga ngo imyaka makoze irahagije, ndumva ashaka guhindura nkakorera ahandi. Bishatse kuvuga iki? Ubundi umuntu yishimira aho yakoreraga, akumva yiteguye kuzamuka mu ntera, akumva yiteguye kongererwa amafaranga, akumva yiteguye kwaguka mu buryo butandukanye. Ariko iyo umuntu yifuza kuva muri institution yakoreragamo, bishatse kuvuga ngo nubwo ahahemberwa, nubwo ahakorera, nubwo bihwanye n'amafaranga wenda yifuzaga, ariko ntibihwanye n'icyo umutima we wifuza. Arifuza kuhava agahindura ibitekerezo, agahindura ahandi, wenda yabona aho yaruhukira, kuko abakorana nabo hararushye, abantu bararushye. Ntabwo kuba ufite akazi biruhura, ntabwo kuba ufite amashuri biruhura, ntabwo ufite kuba wazamutse mu ntera biruhura, ntabwo bivuze ko waba wejeje ibishyimbo n'amasaka biruhura. Ejo bundi mwumvise hepfiriya mu Mutara aho abantu bateye mu ngo bagakubita bakagira bate bagasahura ibyo batahinze, n'ibyo wahinze wejeje wumva uzariyo bakabisora bakabitwara. Nuko ubuzima bumeze muri iyi si, ugombye kugira ubwenge butekereza kure. Ntiwubake ku muntu, ntiwubake ku bintu, ntiwubake ku buzima ufite, ntiwubake ku muntu uwo ari we wese. Umuntu n'umuntu, n'ubwo yaba mwiza uyu munsi, ntuyibaze ngo nejo azaba ari mwiza nk'uko utekereza, kuko ibyo ushaka nta muntu wabiguha. N'ibyo umuntu akora nta wakora ashinzwe ibyo ukeneye wowe, akora ibyo ashoboye mu mwanya we, mu gihe cye, kandi akenshi bishobora no kukubangamira. Icyo ukeneye ni ikirere, ni ugutekereza birenze uko utekereza, ukabaho birenze uko ubayeho, ukumva ko hari ahantu ufite umutekano urenze uw'ubwenge bwawe utekereza w'ibintu byawe. Niyo mpamvu bibiri bivuga neza cyane ngo ubundi aho ubutunzi bw'umuntu buri n'umutima we niho uba. Yaba ubutunzi bwawe bwari buri ku Mana, umutima wawe akabaye ku Mana, ariko kubera ko ubutunzi bwawe buri ahandi, ubwo n'umutima wawe niho uri. Kandi ushobora kukubwira ngo aho buriye amahoro, aho buriye umutekano, aho buriye kwishima nk'abandi muri iyi si, naho ngaho muri ibyo ngibyo ufite, kandi umutima wawushyize muri ibyo wimariyemo. Nanjye nshaka kukubwira ngo aho nta mahoro ahari. Niyo mpamvu nakubwiye ngo intego y'uyu munsi nakubwira ngo ibihe birahinduka. Wibazaga ko ugiye kubaho, ariko imbere yawe ukabona urupfu. Wibaza ko umwana wawe yize akarangiza amashuri, none agize accident, nta namugaye byibura, ahubwo arapfuye. Niba ibyiringiro byari kuri uwo mwana, ubwo se naba ntipfuye? Niba so ari umwana wizera ko so na nyoko bazagufasha bakaba barapfuye, cyangwa uko muri abuze akazi, tubona ko upfuye, ariko hari Imana hejuru ya byose. Oh, haleluya, haleluya. Hari Imana hejuru ya byose. Umwanditsi wa Zaburi y'121 asoza uwo murongo wa mbere avuga ati, igihe avuga ati nduburira amaso yanjye ku misozi gutanga kwanjye kuzabaye, umurongo wa kabiri aratanga n'igisubizo. Aravuga ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ese aya magambo Uwiteka bivuze iki? Uwiteka bivuze iki? Kubera iki twubaka ku Uwiteka? Twubaka kutagira itangiriro ntagire n'iherezo. Iyo dufite igaburo ryera iwacu, amagambo dusoza nyiteraniro turavuga ngo uyu nguyu niwe ntangiriro, niwe na herezo. N'Uwiteka uko yabayeho ntiwagusobanura, n'iherezo rye ntiwarisobanura, kuko uri hasi y'ibirenge bye n'ubushobozi bwe. Imbibi zawe ziri mu byo yaguhaye, ariko ntufite ubushobozi bwo gusesengura no gushakisha. Hariyo abakora ubushakashatsi ngo bashakishe ngo ariko iki cyaturutse he. Nushaka kubaza ikintu aho cyaturutse, ubanza unibaze ngo wowe ubwawe waturutse he. Nubona igisubizo cyawaturutse, ukabona igisubizo cy'ibyo naho byaturutse, uzamenya ko uhagaze neza. Ariko akenshi nubona ibibazo ufite bidafite ibisubizo mu bushakashatsi bwawe ufite, uzamenye ngo hejuru ya byose hari Uwiteka. Haleluya. Nibaza ngo ariko iherezo ry'ibi ni irihe, iherezo ry'uriya ni irihe, ujye uvuga ngo hejuru ya byose hari Uwiteka. Abakomeye hejuru yabo hari Uwiteka, aboroheje hejuru yabo hari Uwiteka, mu ntambara n'ibibazo hejuru yabyo hari Uwiteka, mu byishimo n'umunezero hejuru yabyo hari Uwiteka. Uhindura ibintu hagati y'ibibazo n'intambara. Aratanga inama uyu mwanditsi wa Zaburi ati, nyamara hariho gutabarwa.
hari igihe duterwa tutabizi, hari igihe tubura amahoro tutabizi, hari igihe ibihe bihinduka tutabizi, ariko umwanditsi wa Zaburi yavuze ati humura, naho hariho gutabarwa, kandi gutabarwa kuraturuka ku Uwiteka. Avuze ibigwi bye, nguwo n'Uwiteka wabayeho ibihe byose, uzabaho ibihe byose, ariko ngo yaremye n'ibiriho byose, yaremye ijuru arema n'isi. Ibibona, ibi widagaduramo wumva ukomeye muri byo, ndashaka kubwira ngo hari uwabiremye kandi wareba byose, kandi arakureba akanagusuzugura kuko utekereza, kandi imyaka yawe ari mike cyane nk'abatubanjirije bose. Iyi Zaburi iramuvuga n'ibindi bigwi bitandukanye. Iravuga ko ari Uwiteka, iravuga ko yaremye ijuru n'isi, iravuga yuko afite ububasha bwo gutabara, murongo wa 2, murongo wa 3, afite ububasha bwo kurinda. Nabo amuvuga n'ibigwi, ntasinzira, n'Imana idasinzira nk'abantu, ntabwo inanirwa, ntabwo ikora ngo inanirwe, oya ntabwo ari kimera, ahubwo avuga ko ari Imana irinda. Umurongo wa 6, ku manywa na nijoro, ngo haba ari igihe cy'izuba bivuze ku manywa, cyangwa igihe cy'ukwezi bivuze nijoro, ngo ni Imana irinda ibihe byose, igihe cyo mu mvura n'igihe hari imicyo, ni Imana irinda. Kandi umurongo wa 8 avuga ngo ikurinda, ni Imana irinda mu majya no mu maza, no gusohoka kwanjye mu nzu no gusubira kwanjye mu nzu, ibyo byose ngo ni Imana indinda. Niyo nakwibaza ko hari icyo nakoze, niyo nakwibaza ko nkomeye, ni Imana indinda, ni Imana inyitaho. Mu myaka yashize igeze kuba intambara mu Bugande ishingiye ku madini, ku buyobozi bwa leta. Icyo gihe hariho Idi Amin Dada n'itorero rya Kristo. Icyo gihe habaho no kwicwa kw'abantu. Ndibuka ko yapfuye na Bishop, icyo gihe yarishwe, noneho witwaga Bishop Kivengere arahunga. Ngira amahirwe yo kuza kumwumva ari mu buhungiro, akoresha igiterane mu mujyi umwe, nanjye uri umwana muto cyane, ariko ufite inyota yo gushaka kumva Imana, njya kumwumva. Nyuma za kubona igitabo yasohoye yise ngo I love Idi Amin. Muri igitabo cyanditsemo ngo I love Idi Amin, baramubajije bati se waguha imbunda imbere yawe, Idi Amin ari imbere yawe, wabigenza ute? Yamubwira ati, aranyuma igitabo aravuga ngo imbunda yanjye ubundi mfite kandi mporana ni Bibiliya, hanyuma imbunda yagiyewe mfite yo guhangana n'indi ya Idi Amin cyangwa undi wari wese ni imbunda yitwa urukundo. Niko yanditse muri icyo gitabo. Arangije ngo I love Idi Amin. Nubwo ari umwicanyi kuri we, yatumye aba impunzi, ariko avuga ngo jyewe ndamukunda. Ariko kumukunda bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo hari Imana iri hejuru ya byose, hari Imana itabara, hari Imana irinda, hari Imana yita mu magena mu maza, hari Imana itabara, hari Imana igenga ibihe, n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Uyu ndamukunda kuko we ntazi ibihe bye n'iminsi yabyo uko izamara, uko izangana, ariko jyewe ndabizi neza yuko uyu munsi kurama kwe ni gutoya, nta mpamvu namutindaho. Ndamukunda, urukundo Imana yampaye muri Kristo ndamukunda, ndanamusengera. Kugira ngo ugere kuri urwo rwego nuko wamenye Imana ituma tubaho, dukora, tugerageza ibyo tugerageza byose. Iyo uzi iyo Mana mu by'ukuri bihindura imyumvire, bihindura imikorere, bihindura imivugire, bihindura imyifatire, bihindura ingamba zawe. Hari ingamba zimwe ugeraho wazigira ukagira nko gukenga ukuntu, ukavuga ngo reka ndebe Uwiteka icyamvugaho. Avuze ku byerekeye urinda Isirayeli. Kuki iyi Zaburi ivuga urinda Isirayeli? Nuko Isirayeli, kuko tubisoma muri Bibiliya, uretse ko n'amateka y'Isirayeli hamya atyo, ntabwo bari abantu benshi, n'amateka yabo si magari, ariko bitwira ko Imana yitaye kuri ubu bwoko kugeza igihe Isirayeli babaho, bakomoka kuri Yakobo ari we Yesu waje kwitwa Isirayeli, n'abantu be 12 waje kuba impunzi kubera inzara nkamwe mwese. Abantu benshi bahunze bahuye n'inzara, bahuye n'ibibazo,
biroroshye gutekereza mu rwego rwa politike ko bene inzara n'ubuhunzi wabitera mu rwego rwa politike, ariko iyo ugarutse mu bundi buryo ushobora no gusanga atari mu rwego rwa politike cyane, ahubwo hari ubwo Imana hari icyo ishaka kurema kuri wowe cyangwa n'abandi bazasa nawe, hari icyo Imana ishaka kuzakora. Ntabwo abayisiraheli bahunze mu rwego rwa politike, ntibanahunze bagiye guhaha, ariko bagira amahirwe umwana wabo abahaho babaho kubaho neza, ariko bahindukira ubuhunzi kuko babaye hatari iwabo, bahindukira urugamba. Ariko Imana ibasezerana ko izabana nabo, Imana ibasezerana ko bazatari kumva, Imana ibasezerana ko izabagira ubwoko bukomeye, Imana ibasezerana ko izagendana nabo, kandi Imana ibasezerana ko izabagarura iwabo i Kanani, bakahaba hahandi Iburahimu yahawe, bazasubirayo ko ni iwabo, niyo gakondo yabo, bazasubirayo. Ariko bazasubirayo gute kandi haragiye abandi bantu bahatuye? Abantu barahatuye benshi, barahabaye muri ya myaka mwabaga muri Misiri, nabo abandi barahatuye. Muzahasubira mute kandi ubwo Imana yabahaye igihe hatari hatuwe? Muzahasubira mute? Imana kugira ngo bisohoze iragaragaza uburyo yabitayeho. Nibyo rero umwanditsi azavuga ati Imana irinda Abayisiraheli. Mwene magambo, Imana irinda isezerano ryayo, Imana irinda icyo yavuze, Imana irinda abazavuga ko Imana ari Imana, Imana irinda abazavuga ubuhamya yuko Imana imeze. Kuko hari abageraho bakarengwa bakihakana cyangwa bakibagirwa cyangwa ntibiteho, ariko iyi Zaburi 121 iravuga Abayisiraheli, ubwoko Imana yitayeho. Ishobora kwita ku bwoko, Imana ishobora kwita ku muryango runaka, Imana ishobora kwita ku muntu runaka, ikamuzamura uwo muntu, ikazamura umuryango, ikazamura ubwoko. Hari ikigamije gukora muri iyi si kugira icyo yerekana. Imana yacu ni Imana yigaragaza, kandi abakomeye bose ngo bashyize ku munzani ngo barutwa n'umwuka gusa, ngo barutwa nawo. Niko twasomeza buri kimwe cyashize. Bene data, turi kumwe. Imana izahora ari Imana, kandi kugira ngo tuyumve neza, tuyimenye neza, nawe yasanze bihanitse kuyumva, yasanze bihanitse kuyitekerezamo ubwo buryo ndimo nkubwira. Kuko umwanditsi wa Zaburi 121 abivuga, birahanitse, biragoye kumva Imana iri hafi yacu. N'Abisirayeli bumvaga ari Imana iri kure. Imana ikora igikomeye, iduha umwana wa Yesu Kristo avuka muri iyi si. Amateka arahari, abashaka bagenda buri mwaka, n'uyu munsi barahari, n'uyu munsi hararinzwe. Aha amateka y'umwana w'Imana, umwami wacu Yesu Kristo, ingoma ye ngo ntabwo izahanguka, akomoka mu muryango wa Dawidi, mu bwoko bwa Isiraheli, nk'uko Imana bisezeranije. Imyaka 2000 irashize, umwami wacu Yesu Kristo ni umwami. Amagambo yavuze yuko azaturuhura, yuko azadufasha, n'uyu munsi aracyadufasha. Ntabwo ngo nzabatabara, ntabwo ngo nzabarinda, nzaba ngo nzabitaho, ntabwo ngo sinsinzira, ntabwo ngo sindyama, ntabwo ngo sizareka ko mutsitara, sizareka ko muheranwa, sizareka ko mutwarwa n'ibyo byose. Abakatura bakavuga tumva, ahubwo ngewe ndoroheje, ahubwo ngewe nciye bugufi, ahubwo abarushye n'abaremerewe nimuze nimungane munsange mbaruhure. Abarushye turi benshi, ndabizi kurushye, uruhijwe na byinshi, ndabizi ko wabajwe na byinshi. Mperutse kujya gusura urwibutso mu karere ka Ruhango, mu karere ka Ruhango, urwibutso rwaho rw'akarere. Hari umuryango twagiye gusura, tunajyayo. Uwaduhaga ubuhamya aratubwira ati ndabizi ko ndiho, ariko sindiho kubw'umuntu, kubw'abantu narapfuye, kubw'Imana ndiho. Ati kuko sindiho kubw'ababyeyi ko ntabahari, sindiho kubw'umuryango ko ntawuhari, sindiho kubw'umuntu runaka wandinze akanaba ntawe, kuko wakantabaye niwe wanyicaga. Atari ko abantu Imana yakoresheje baciriritse bavuze ngo uyu mwana aho kugira ngo apfe mbanze mpfe. Ntawe bari bahuriye nawe, ntibari abayobozi ba leta, ntibari ingabo ngo bafite imbunda, ariko umuntu atumva wa mwana we uzapfa ruko nabanje gupfa. Aramufata, aramurinda, amwitaho, amujyana muri Kongo, aramurinda muri Kongo. Umwana aramurinda, amwitaho kugeza igihe cyageze. Nyuma y'imyaka 3 umwana agaruka mu gihugu, akana k'agakobwa gatoya kariho uyu munsi. Kandi umugore wiyubashye, umugore ufite akazi, umugore wize, ariko avuga atahongeze
nukuri ni Imana yabikoze, kubw'abantu narapfuye, kubwanjye narapfuye, kubyo nabonye narapfuye, kwaho naciye narapfuye, kubyo nabwiwe narapfuye, ku buzima bw'imbaraga z'abantu narapfuye, ariko kubw'Imana ndiho. Nzakunda Imana, nzayishima, nzavuga ko Imana ari Imana hagati y'ibigirwamana, nzavuga ko Imana ari Imana hagati bikomeye, kandi amahoro mfite uyu munsi no kuba ndiho ni Imana, n'amahoro mfite no kuba nagira icyo navuga ni Imana, ariko kubw'iyi si n'abantu nararangiye. Yesu niwe hagati barushye n'abaremerewe. Iyo atagera abaruhuka ngo amenye Yesu mukunda, amenye Yesu ruhura, avuga ati Yesu ari hamwe nanjye, nubwo ndi mu muhunga nubwo nkora ibingeke Imana iri kumwe nanjye. Imana igakoresha abatatekerezaga, akabaho n'uyu munsi akaba ariho yubatse urugo n'abana be. Ndashaka kubwira ko urushye, uremerewe, ugowe, niko yabivuze Matayo mu gice cya 10:28, abarushye n'abaremerewe muze munsange, muze mbaruhure. Wa mugabo urarushye, ngwino uruhuke ku mwami wacu Yesu Kristo. Wa mugore wararushye, ngwino uruhuke ku mwami wacu Yesu Kristo. Wa munyabwenge w'iyisi we, gutabara bakwiye kwaturuka hehe? Uruburira amaso hirya no hino, ukara mu mijyi, ukara mu byaro, ugasanga nta mahoro. Waruhukira he? Umwami wacu Yesu Kristo afite amahoro, amahoro yo ku mutima, amahoro yo ku mutima. Umutima ukagaburira ubwenge, ubwenge bukagaburira umubiri, ukabyibuha. Niko Zaburi tubwira ngo tuzahaga n'umubyibuho uko Uwiteka imitima yacu. Nubwo abantu benshi bavuga ngo umubiri mwiza, ngo roho nziza mu mubiri mwiza, genda kubwira ikinyuranyo. Roho nziza ahubwo ni ugira umubiri mwiza, ntabwo umubiri ugira roho nziza. Umubiri mwiza utera ibyaha, ubwenge bwinshi butera ibyaha, ariko umutima mwiza Yesu Kristo yagezeho akaruhura, akakiza. Uwo mutima mwiza muzima, niyo waba uri ikimuga, ugira akamaro muri iyi si. Amagambo uvuga aba y'ubwenge agafasha benshi. Niyo waba warize cyangwa utarize, umutima iyo ari muzima utanga iby'ubuzima, utanga amahoro. Ariko ntabwo umubiri ari ugaburira umutima, umutima ni ugaburira umubiri. Abantu barabinyuranye, ntabwo ariko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga yuko umutima ugaburira ubwenge, ugaburira umubiri. Umutima, umubiri ukabyibuha, n'ubwenge bugakora ibyo bigomba gukora neza. Ariko ntabwo ubwenge bugaburira umutima, ariko ubwenge burumva, bugafata ibyemezo, umutima ugahaga n'ibyo, hanyuma umutima ukabasha gutanga iby'ubuzima. Uwo niwe Yesu aruhura, uwo niwe Yesu aruhura. Avuga ati njyewe ndabaruhura, kandi haruhuka umutima burya, ntabwo haruhuka ubwenge. Umwami Yesu nashimwe, umwami Yesu nashimwe kuri uyu mugoroba. Abarushye n'abaremerewe, abagowe, abarwaye, ndabizi neza ko mu kanya uri bu telefone umbwira uti ndarwaye. Ariko nshaka kubwira utaranambira ngo ringusengere. Ndagusengeye mu izina y'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi Yesu agukize. Ejo bundi hari telefone y'umuntu barambwira ati ikiganiro cyamfashije, ariko mfite akana kanjye kagwa igicuri. Ati sinzi niba ari n'igicuri. Ati njya kwa muganga, nagiye Kanombe, nagiye ahantu hose, bakambwira umwana muzi ni muzima, nta ndwara babona, ntabwo babona. Ndashaka kubwira yuko Yesu ari igisubizo. Naramubwiye nti uwo mwana ni Yesu amukunda kurenza kumukunda. Muhe Yesu maze rero Yesu amukorera, Yesu amugira igikoresho, Yesu azamugira intumwa, azamukoresha hirya no hino. Muvuga uti Yesu utabara uyu mwana kandi amuguhaye. Muvane mu bindi bintu wihungabana, mu bindi bintu byose. Iza Umwami wacu Yesu Kristo aravuga ati njyewe ni munsange ndabaruhura. Nduburi maso ari ku misozi, ndabona abantu barwaye, ndabona umugabo yankubise, ndabona umugore yampindutse, ndabona umuryango wampindukiranye, ndabonye turwana amasambu, ndabona ibintu byakomeye, ndabona ku kazi bitagenda. Nduburi maso ari ku misozi gutwara kwandi gaturukaye. Yesu abivuga neza, avuga ati mwisi mugire umwaba, ariko nimuhumure, nanesheje igisoro cy'abaremerewe, nimuze munsange baruhure, kandi ndubarinda mu majya no mu maza. Dawidi yabivuze neza muri Samuel igitabo cya 2 igice cya 7 guhera ku 18. Ashimye Imana avuga ati ndagushima Mana kuko wangeze uwundi we ungira umwami. Ndagushima Mana kuko wampaye ubwoko Abayisirayeli. Ndagushima Mana kuko unyemereye yuko nyuma mu bwoko bwanjye hazavuka mutwa Salomo, hazavuka mu mwana uzamukaho akazubaka urusengero rwawe. Ndagushima Mana, gushima Mana. Gushima Imana byirukana abazima, gushima Imana byirukana abadayimoni, gushima Imana bituma wibuka iby'Imana yakoze ukayishima. Gushima Imana bituma uvuga ngo n'ibiri imbere Imana izakora ibyo ntekereza. Gushima Imana bituma uvuga ngo iyakoze bizakora n'ibindi. Gushima Imana bivuga utuzi ukavuga uti Imana igihe nashobewe, igihe nazengurutswe n'ibibazo, ukavuga uti ko yandi ngo yacu tuvuga ngo mwami vuga nanjye ndumva, umbwire
icyo ushaka kumenya, umbwire icyo ushaka ko nizera cyahesha amahoro ubugingo bwanyu. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nawe nanagusengera utari wanantelefone, narakubwira ngo hari igisubizo ku mwami wacu Yesu Kristo. Tabaza, vuga uti mwami Yesu ntabara kuri mugoroba, vuga uti mwami Yesu ntabara, mwami Yesu wambonye, mwami Yesu wabonye ko nabuze amahoro, mwami Yesu wabonye ko muri birumbaraye byinshi bimbuza amahoro nabuze aho nahungira, mwami Yesu wabonye ko ngeze aho numva gupfa bibereye ko birutiye kubaho. Uvuga uti mwami Yesu ndabona ko izi ndwara zindembeje, ubuzima bungoye, nta mahoro mfite, uwo nibaza ko yakampumuriye ni umabaje, uwo nibaza ko yakamfashe ni unteye ibibazo. Vuga uti mwami Yesu wowe ntuhinduka, wadusezeranye kuzatuna mugene mu maza, wabivuze mu Zaburi 121, wabivuze mu ijambo ryawe, wabivuze mu magambo yawe, wabivuze utaragera muri ijuru, utarajya mu ijuru, uvuga ko uzatunda mugene mu maza abana natwe. Igice cya 28 cya Yohana murongo usoza, ariko nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Abizera nkuko nizera, nzabana namwe no mu buryo bw'igaburo ryera, nzahora mbiyereka. Uyu ni umubiri wanjye, aya ni amaraso yanjye, mumenye ko ndi kumwe namwe, mumenye ko ntatandukanye namwe. Niyo mpamvu abizera dutabaza, duhora dutaka, sinakira umuntu, simbwira umuntu, ariko mbwira Yesu ukaze ibyanjye, kandi akantabara, kandi akanyegera, akampa guseka wabaje umutima wanjye, akampa ibyiringiro wanciye intege, akampa kubyibuha wibaza ko ibiro byagabanuka, akampa kwiyongera k'umutungo wibaza ko ndi umukene, akampa abana bakagira amahoro wibaza ko barwaye nta kintu ntabatwara kwa muganga mavuriro meza, bagatsinda amashuri kandi batarize amashuri ahanitse. Yesu yabikoze abikora neza. Waba ukomeye, waba woroheje, uretse ko mu Rwanda nta n'ukomeye uhari, uretse ko nta n'uworoheje uhari. Mu Rwanda hari Abanyarwanda kandi Imana irakuzi, ukuzi n'urwego uriho, umenye Yesu yagukorera birenze uko utekereza, yagukorera ibyaguhesha amahoro kurenza uko umeze. Ariko nshaka kubwira nsoza, ibintu birahinduka. Umwana yakuse umupanga na nyina w'umubyaye ngo yakoze mu ngono. Ushaka kubyizera ibyo? Ushaka kubyumva ibyo? Umwana ngo yakoze mu ngono, yaratetse inyama. Umwana yikumbuye nyuma yo kwikorera mu ngono barya akanyama, nyiramukubita umupanga umutwara gusatu, yamaze mu bitaro imyaka 10 badoda uwo mutwe. Ndamuzi ni umuntu nzi, ni umunsi ngo harubatse, nterezwe na se, nterezwe na nyina, nterezwe n'abandi. Niyo sonanye ko batakurera, abakurera barahari, kuko Imana igufite umugambi, Imana irabikora. Abatagukundaga niyo bakwanga, abagukundaga niyo bakwanga, Imana iragukunda kandi irakuzi kandi ifite umugambi kuri wowe. Ikoreza imitwaro ya mwami wacu Yesu Kristo, nimwikoreza amaganya yanyu ariko Yakobo yanditse, nimwikoreza ibiboroheje byanyu byose, kuko yita kuri mwe, kuko yita kuri twe. Ariko nakubeshya, ibintu birahinduka, bishobora kuba byiza, bishobora kuba bibi. Izere umwami wacu Yesu Kristo, tabaza umwami wacu Yesu Kristo agutabare kuri uyu mugoroba, akubera ubuhungiro. Jya gusengera. Ndabizi ko amagambo mvuze byanze bikunze usanze wari uri ku rwego rubi, ariko ndakubwira ngo hari Imana itabara, hari Imana irinda, hari Imana ibana natwe mu majyana mu mazi, hari Imana idasinzira, hari Imana yaremye iyi si yitwa Uwiteka, yaduhaye Emmanuel Yesu Kristo ubana natwe, uturuhura akaduha amahoro, wadusenje kazabana natwe mu bihe byose. Mwizere ukomere kuri we, ibyawe byahinduka. Izere tabazo, ibyawe bihinduka. Mwami wacu Yesu Kristo, ibyo wavuze turabizi kubikora. Hari ubuhamya bwinshi ubuhamya bw'ibyo wakoze, ibyo wankoreye, ibyo wakoreye mwene daturiya, ibyo wakoreye uriya mugabo, ibyo wakoreye uriya mugabo, uriya mugore, uriya mwana. Dufite ubuhamya bw'ibyo wakoze, duye gukomeza mu bwo buhamya duhamiriza abandi ibyo wakoze. Ariko ubaka ubuhamya bushya muri bariya abana barindagijwe n'ibihe, ubaka ubuhamya bushya muri zirango zindagijwe n'ibihe, ubaka ubuhamya bushya muri bariya abana bishoboye, bari bazi ko biza bafite n'akazi keza none barashobewe. Ubaka ubuhamya bushya muri bo. Hari ziriya ndwara zirimo zaduka zirenze kwemera kwacu, zimwe zisobanutse n'izidasobanutse. Reba ubuhamya bushya kiraziriya ndwara mwami wacu Yesu Kristo, biriya bimuga bihagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Ubaka ubuhamya bushya mu Rwanda, ubaka ubuhamya bushya mu batoya, mu bakomeye n'aboroheje. Ubaka izina ryawe mu Rwanda, ubaka izina ryawe wigaragaze kuko uri Imana
twamenye kuva kera kuri Imana itabara u Rwanda, uri Imana itabara abanyarwanda, uri Imana itabara umuntu ku giti cye, uri Imana itwitaho, uri Imana ita ku muntu kwizera akanagushakana umwete. Mana itakora abana bawe, Mana uva gusenga kwacu, Mana uva gutaka kwacu. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, ubwira umwami Yesu ikibazo ufite intama rwanayo, maze agutabara kubera igisubizo kuri uyu mugoroba, kubera ko ndabizi ko ibintu birahinduka, ariko cyaguhesha amahoro no kubera iryo banga, ariko amenya naho watabariza. Tabaraza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu ukomeje gusenga kwacu, urakoze kumurikiye gutabara abantu mu nzego zitandukanye mu buryo butandukanye. Urakoze kuri kumwe natwe kugira ngo uheshe icyubahiro, kandi ibyo wakoreye Abisirayeli, ibyo wakoreye abanyarwanda mu myaka yatambutse, ibyo wakoreye amaze kuvuga batandukanye mu buryo butandukanye, abo wakije gupfa mu buryo butandukanye, abo wazamuye mu nzego mu buryo butandukanye, abo wahindura imirimo bakanibona mu buryo butandukanye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bikorera abana kuko baragutakira kandi baragushaka kandi baragukereye. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Bishop SEBURIKOKO Celestin muri misiyo ya Rotary muri Afurika. Ushatse ko tuvugana by'umwihariko cyangwa tugasengana, wamura kuri 07 8 3 70 97 7 07 8 8 8 7 0 9 0 7. Amahoro y'Imana komeze kubana namwe, amen.